uyu musaza yakoze amahano akomeye cyane, gufata umwana w'imyaka 8 akamufata ku ngufu ndetse ari umwuzukuru we. Mu gihe uyu musaza afite imyaka 65, umwana afite imyaka 8 akamufata ku ngufu, ni amahano. Ibisi ibintu by'i Rwanda. Aranyikira aranyikira nyine anshyira ku bibero bye, ankuramo ikariso yanjye, akazajya ansirita ku gapipi kanjye. Ubundi bigeze aho ngaho ararekera, ndagenda mwitimba ku mibyare, aje asohotse arambura, mbonye atambonye mpita njya kwa tante. Nyine naragiye ngiye kumanika imyenda, arambwira ngo nze hariya kuko ntabwo nabyanga. Ndagenda aranyikira, ubundi arambwira nubivuga ndagukubita. Njye sinzi n'ibyo yaragiye gukora, aramfata ankuramo ikariso yanjye ayishyira mu gikapu, arangiza akazajya asirita ku gitsina cyanjye yafashe icye mu ntoki ari kukinsereta ku cyanjye. Ndageje aho ngaho ararekera, umvishe birangiye nanjye ndagenda nitsimba ku mibyare. Icyo gihe kaka ntabwo yari agiye kurwaza papa. Biravugwa ko uyu mwana yabaga kwa sogokuru ndetse na nyogokuru wiwe, hanyuma nyirakuru yari yagiye kwa muganga kurwaza umuhungu we. Birumvikana muzehe hasigara mu rugo ari kumwe n'uyu mwuzukuru we. Uyu mwana yaje kugira gutya, yanura imyenda ayijyanye mu cyumba cya sogokuru we, hanyuma sekuru yari ari ku buriri aryamye, arangije aramuhamagara ati mwana wanjye cyangwa se mwuzukuru wanjye ngwino nkubwire. Uyu mwana nk'ibisanzwe yisanzuraga kuri sekuru, amusanga ku buriri. Sekuru arangije aramuterura amushyira ku bibero bye. Nk'uko uyu mwana bitangaza, aravuga ko sekuru yahise amukuramo ikariso, arangije atangira kumusambanya. Uyu mwana rero yahise ko agenda yirukanka ajya ku baturanyi, ajya mu miryango kwa se wabo abariho arara. Umukecuru avuye kwa muganga atashye ageze mu rugo asanga umwuzukuru we ntahari. Abajije muzehe ati umwana ari hehe? Undi ati umwana yanyibye ibiceri, ahita agenda sinzi aho yaraye. Umukecuru ati umutwe, atangira gushakisha asanga umwana yagiye kwa se wabo amukurayo. Bageze mu nzira umwana ati nyamara dore ikintu cyatumye mva mu rugo, sogokuru hari ibintu yankoreye, yafashe igitsina cye agishyira mu cyanjye, none ndi kugenda nkababara, sinshaka kongera kubona sogokuru. Umukecuru amera nk'ukubiswe n'inkuba, ahita ko bageze mu rugo umukecuru abajije muzehe ati nibiki wakoreye umwana? Muzehe n'uburakari bwishe atangira gukubita umukecuru. Umukecuru afata umwana amujyana kwa muganga, barangije bamuhereza imiti kugira ngo bamurinde indwara zitandukanye ashobora kwanduriramo. Ubwo muzehe na n'uyu munsi ntabwo arabonerwa irengero kuko yahise aburirwa irengero. Nikigaragaza ko mu by'ukuri yamaze kwihamya icyaha ko yagikoze. Biteye agahinda ndetse birababaje cyane. Ibihe byiza cyane, reka mbashimire kandi mbifurize kugubwa neza aho muherereye hose hagiye hatandukanye, haba abari mu Rwanda, mu ntara zose zigize igihugu cyacu, ndetse n'abadukurikiye bari hakurya y'amazi magari, hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese nimugubwe neza kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese. Mboneyeho no kwihanganisha abadukurikiranye batameze neza kubw'impamvu zitandukanye ndetse n'ibibazo bigiye bitandukanye duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Abagize ibyago nibakomere kandi bagire kwihangana. Mwese niko bigenda, dufashe igihe mu ntambara ndetse tugenda duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko Imana niyo mugenga wa byose. Kandi kuba utishimye uyu munsi ntibisobanuye ko ariko ubuzima bwawe buzahora. Imana izakugarukaho ibintu birushaho kugenda neza cyane. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe mu nkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Reka nsuhuze by'umwihariko abari mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Hanyuma mbere yuko mbagezaho iyi nkuru, reka mbanze ngusabe wowe utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza kandi inkuru zacu zijye zikugereraho igihe. Hanyuma rero impamvu nari mvuze ni abantu bo mu karere ka Kayonza basuhuze, nuko inkuru ngiye kugarukaho ari y'amahano yabereye muri aka karere ka Kayonza hariya mu ntara y'Iburasirazuba. Ni mu kagari ka Rwimishinya, umudugudu w'Akabare ka mbere. Haravuga umusaza w'imyaka 65 wakoze amahano, akora amarorerwa, akora ibintu bitari iby'i Rwanda rwose. Afata umwana we
w'umwuzukuru we, donc afata umwuzukuru we ku ngufu y'imyaka 8. Ni inkuru yababaje abantu benshi cyane, bari kugenda babivugaho bati rwose ibi bintu ntibibaho, aya ni amahano, ese uyu musaza yari yatewe n'ibiki? Bamwe bati ni amarozi yari yarozwe, abandi bati uyu musaza ni umubiri wamunaniye, abandi bati ariko se umubiri wananira umuntu kugera ku rwego afata umwuzukuru we, umwuzukuru noneho umwana w'imyaka 8. Bati yarabuze abakecuru bari mu kigero kimwe bangana ku buryo yajya gukora amahano ameze gutyo. Nibiri kugenda rero bigarukaho n'abantu bagiye batandukanye bijyanye nyine n'ayo mahano uyu musaza w'imyaka 65 wahise aburirwa irengero yakoze. Muti byagenze gute rero? Uyu mwana w'imyaka 8 yabanaga na sekuru ndetse na nyogokuru wiwe, ariko biravugwa ko umukecuru atarahari, yari yagiye kurwaza umuhungu we wari urwariye ku bitaro kwa muganga. Hanyuma rero biza kurangira uyu mukecuru nyine birumvikana adahari, yari kwa muganga. Umwana w'imyaka 8 akaba n'umwuzukuru wabo aza kwanura imyenda nk'ibisanzwe. Birumvikana yari amaze guca akenge. Umwana w'imyaka 8 bari mukuru ba wamutuma kuvoma, wamutuma gutashya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero umwana yanura imyenda nyine abona ko bwije cyangwa se abona izuba ryarenze, yanura imyenda ngo ayishyire mu nzu. Hanyuma nk'ibisanzwe ngo imyenda yarasanzwe ayizinga neza akayijyana mu cyumba cya sekuru cyangwa se cya nyogokuru wiwe. Hanyuma ageze mu cyumba rero, ageze mu cyumba imyenda arayifata ayishyira aho agomba kuyishyira cyangwa se aho yari asanzwe ayishyira. Uwo musaza rero arangije ngo ahamagara uyu mwuzukuru w'imyaka 8. Mbibutse ko uyu musaza yari afite imyaka 65 cyangwa se afite imyaka 65. Urumva ko ari umuntu mukuru mu by'ukuri utakagombye kugirira irari cyangwa se kunanirwa n'umubiri kugera ku rwego asambanya umwana we cyangwa se umwuzukuru we w'imyaka 8. Umusaza yagize gutya rero ahamagara uyu mwana we cyangwa se uyu mwuzukuru we, aramubwira ngo ngwino hano. Umusaza yari ari ku buriri ngo ariho aryamye. Hanyuma arangije ahamagara uyu mwuzukuru ati ngwino nkubwire. Mwuzukuru we nk'ibisanzwe nk'uko nyogokuru we yagiye agenda bigarukaho, yavuze ko mu bisanzwe abana bisanzuraga kuri sogokuru wabo nk'ibisanzwe, ndetse rimwe na rimwe hari n'igihe babwiraga mukecuru bati turashaka kurarana na sogokuru uyu munsi, nk'ibintu bisanzwe nyine. Birumvikana, murabizi ko abana bisanzura ku babyeyi bakisanzura kuri ba sogokuru wabo, ni ibintu biba bisanzwe mu buzima. Ngira ngo abantu benshi murabizi, hari n'igihe abana rwose bakubwira bati turashaka kujya kwa sogokuru, turashaka kujya kumusura, turashaka kujya kumureba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero uyu musaza Yesu afata uyu mwana aramuterura nk'uko umwana bisobanura, arangije amutereka ku bibero bye ngo aramukikira. Urumva n'umwana w'imyaka 8. Hanyuma arangije umwana agiye kubonabona sekuru amukuyemo umwenda w'imbere, amukuramo ikariso. Amaze kuyimukuramo umwana nyine ntiyamenya ibyo ari byo, umwana bitangira kumucanga. Arangije ngo sekuru atangira gufata igitsina cye akajya agishyira ku cy'umwana we nk'uko umwana we cyangwa se ku cy'umwuzukuru we nk'uko uyu mwuzukuru yagiye agenda abisobanura. Birumvikana nyine amufata ku ngufu. Umwana ntabwo yari azi ngo ni ibiki, gusa nyuma umwana avuga ko yaje kujya yumva uburibwe bwinshi cyane ndetse no kugenda bikamunanira, akagenda atandaraje amaguru nk'uko umwana yagiye agenda abisobanurira abaganga bamwakiriye. Uyu mwana rero bimaze kugenda gutyo, sekuru yahise yiga ikinyoma cyangwa se yahise ashaka ikinyoma ari buze kubeshyera uyu mwana, kubera ko uyu mwana yahise agira gutya aravuga ngo sindi bwongere kurara hano. Ndabibutsa ko umukecuru atarahari, yari arwaje umuhungu we kwa muganga. Umwana aravuga ati sindongera kurara hano, sogokuru atongera kunkorera nk'ibintu yankoreye. Umwana ahita ko ajya kwa se wabo, ngo ahita ajya mu miryango ajya kwirarirayo, ndetse aravuga ngo sindi buze no kuhava. Hanyuma mukecuru atashye avuye kwa muganga, ageze mu rugo asanga muzehe arahari, ariko asanga umwuzukuru we ntawe uhari. Arangije niko kubaza muzehe ati se umwana yagiye hehe? Undi ati umwana yanyibye amafaranga, arangije ndamubura, hari ibiceri byanjye yatwaye, none namubuze sinzi naho ari rwose kugeza ubu ngubu. Umukecuru atari ko se umwana yabuze gute, byagenze gute? Ko rero nasize hano nkagusigana n'umwana, uri kumbwira ngo umwana yabuze, byagenze gute?
nuko birangira rero umukecuru yumva ataye umutwe, atatangira gushakisha mu nshuti, mu baturanyi hafi aho ngaho mu miryango. Hanyuma rero aza kujya mu miryango, asanga umwana aho ari kwa se wabo, arangije amukurayo. Baraza bageze mu nzira, mukecuru abaza umwana ati niko kutari usanzwe uzerera, kutari usanzwe ugenda gutyo gusa utabitubwiye, niki cyatumye ugenda utabwiye sogokuru wawe ahantu ugiye? Umwana arangije mu gusobanurira mukecuru ibyabaye, aramubwira ati rwose nyogokuru, reka nkubwire ibyambayeho, sogokuru ndi kumutinya cyane. Undi ati uri kumutinyira iki se, ko ari sogokuru wawe usanzwe umwisanzuraho nta kibazo, niki kiri gutuma umutinya? Undi ati hari ibintu sogokuru yankoreye, yampamagaye ngo njye mu cyumba, nari maze kwanura imyenda, arangije ankuramo ikariso, arangije afata igitsina cye agishyira ku cyanjye, none ndi kugenda nkababara. Umukecuru yumva akubiswe n'inkuba, umukecuru yumva abuze icyo akora, niko gutaha bageze mu rugo. Ariko umukecuru yarabanje abaza umwana ati none se n'ubwa mbere yarabigukoreye cyangwa n'ubundi yarasanzwe abigukorera ukabimpisha? Umwana ati ntago yarasanzwe abinkorera, n'ubwa mbere yarabikoze, iyo nza kuba hari ikindi gihe yabikoze ntago nari kubiguhisha, nari kubikubwira kuko n'ubu ngubu ndabikubwiye. Barataha rero bageze mu rugo, umukecuru niko kubaza muzehe ati niko ni ibiki wakoreye umwana kugeza ubwo avuye mu rugo akagenda, ibintu ambwiye wamukoreye ni ibiki? Umukecuru abibajije umusaza niko kumurusha uburakari. Umusaza bamurusha uburakari, umusaza atangira kumutuka, ndetse nk'uko umwana bisobanuye yavuze ko muzehe yatangiye gukubita umukecuru, amukubita amuziza ko amubajije impamvu yasambanyije umwuzukuru we. Umukecuru rero nta kindi yari gukora, yahise afata umwana amujyana kwa muganga kugira ngo babashe kureba niba nta kibazo runaka yagize, ndetse bamuhe n'imiti kugira ngo bamurinde kuba yagira indwara zitandukanye yakanduriramo, kugira ngo ubuzima bwe bwongere bugende neza. Ariko umwuka byaramwe, aya ni amahano, uyu mwana bagiye gukura n'igikomere gikomeye. Noneho urumva ko ari ibintu biteye ubwoba ku mwana w'imyaka 8, abaza ubwenge, abareba ibintu byose, nyine abamuteye igikomere gikomeye. Abazakura yanga abantu b'abagabo cyane cyane, akavuga ati ibintu abagabo nabonye bakorera abana ntago ari byiza. Umwana nyine abagiye gukurana igikomere gikomeye cyane, ndetse n'abantu babasha kubimenya. Umwana ahanyuze, bamwe na bamwe bakavuga bati dore ka kana kafashwe na sekuru, nyine aba ari ikintu gikomeye cyane. Gusa ibi bintu rwose ntago biba bikwiriye mu muco nyarwanda, ibintu ni amahano, nta n'ukuntu umuntu yabona bisobanura. Hanyuma bamujyanye kwa muganga, abaganga rero bamuha imiti yo kugira ngo bamurinde indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Umwana arataha, ndetse biravugwa ko uyu munsi umwana ameze neza nta kibazo. Ariko mu gutaha bavuye kwa muganga ngo bageze mu rugo, umwana agira ihungabana, akajya avuga ngo sogokuru, nuko nyine yahise arwara ihungabana, akumva ntashaka kubona sekuru. Uretse ko n'ubundi bageze mu rugo bagasanga muzehe yamaze kugenda, nawe ngo n'ubu bataraboneka, yahise acika. Abaturage bakavuga bati rero icyatumye aburirwa irengero ni ikigaragaza ko ibyo bintu koko yabikoze, mu yandi magambo yihamije icyaha kandi ataragera mu nkiko. Bivuze ngo mu by'ukuri icyaha yamaze kukihamya, niba yaracitse agatoroka akagenda, ni igisobanuro cy'uko ibyo umwana avuga ari ukuri. Naho ibyo kumubeshyira ngo ni igiceri yamwibye byo rwose ni ibintu byo kwikura mu kimwaro cyangwa no kwikura mu isoni. Ariko nyaboneka ibi ntabwo ari ibintu byari bikwiriye. Birumvikana uyu mwana n'ubundi azakura yanga sekuru, niba uyu munsi ari kujya agira ihungabana akavuga sekuru, avuga sekuru cyane, ni ikigaragaza ko umwana yahungabanye mu by'ukuri. Gusa uyu mukecuru nyine arimo aragenda amuganiriza, amubwira ati humura, ndi nyogokuru wawe, turi kumwe nta kibazo, kandi rwose wihangane. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine agenda muba hafi, ndetse n'abaganga bamukurikiranye bagerageje kumuhumuriza bamubwira ko agomba kwihangana ndetse agakomera. Birumvikana rero nyaboneka izi nkuru tuba tuzibagezaho kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi, ndetse numenya n'umuntu wakoze icyaha nk'iki ngiki, ntugahishire umuntu wakoze ibintu nk'ibi ngibi, kuko n'ubundi neje yagenda akabikorera n'abandi. Ni ugukumira icyaha kitaraba. Iyo ubashije kumenya ko hari umuntu ufite umugambi mubisha nk'uyu nguyu, rwose ibi bintu ntago bikwiriye. Umusaza w'imyaka 65 kumva ngo yafashe umwana we, umwuzukuru we amufashe ku ngufu, ntago ari ibintu bikwiriye habe na gatoya. Ubwo rero reka dutegereze icyo ubutabera buzakora, cyangwa se inzego zibishinzwe z'umutekano zikomeje gushakisha uyu musaza kugira ngo abashe guhanwa, cyangwa se abashe
gukurikiranwaho iki cyaha ashinjwa n'uyu mwana cyangwa se uyu mwuzukuru we. Ubwo ngayo nguko uko ibintu bihagaze cyane. Nimukomeze rero mugubwe neza, ntugende udakoze subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Dukeneye ibitekerezo byanyu, dukeneye inyunganizi, kutubwira muti ahangaha mu bigenze gutya na gutya, kuko duhari kubera mwebwe. Mudahari nitwaba duhari. Muri abantu b'agaciro cyane, muri abantu b'ingenzi. Imana ibaho umugisha kubwo gufata umwanya wanyu mugakurikirana inkuru zacu. Ni byiza cyane kandi Imana ijye ibibahera umugisha. Ndabakunda cyane rero. Imana ibarinde umubi Satani, ahubwo ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kujye muri business zanyu no mu byo mukora byose. Murakoze cyane, mwari kumwe na Dani. Mugire ibihe byiza.